tubaye kaze kuri Carigufi Comedian TV. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa uri kudutegurira ikiganiro cy'uko bari kuvugurura parti ya mbere. Aje kutubwira igikorwa nyirizina cy'ingenzi kiri buze kuba kirimo kandi gikomeye muri parti ya mbere turi buvugurure ikirara part 1. Okay. Murakoze cyane kumya ikaze. Ni iby'agaciro rwose kugira ngo mutubonere umwanya wo kugira ngo tuze tubagezeho ibikorwa byacu. Nitwa Zakaria Augustin nk'uko abenshi nyine mukunda kumbona muri comedy dukina, ariko amazina yanjye banyita Niyonsenga. Murakoze cyane. Uyu munsi rero dufite episode ya mbere y'ikirara. Ubundi twari twayikoze ariko yajemo tuntu tutari sawa dukurikije comment z'abadukurikira z'abakunzi bacu. Twahisemo rero kuyivugurura. Gusa nta cyahindutsemo, dufitemo ibyamamare bitandukanye, hari ibindi byamamare bishyashya birimo rwose. Ni season iraryoshye. Mbamenyesha rero igihe cyo kuza kuyishyiraho ni uyu munsi kuri tariki 30 kwa 9/2024 saa 2 za nimugoroba turaba turi live kuri Carigufi Comedian TV ndetse no kuri Instagram na Facebook. Rwose icyo nababwira, mujyeho mudufollowing, mudukore subscribe, ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ndetse n'abifuza kwamamaza bagana kuri Carigufi Comedian TV bagasigaho nimero bahamagara. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.